Mu gihe abarundi bari gushyingura abaturage babona bagenzi babo baguye mu gitero cy'ejo bundi, ubwo intwaro zashyaga cyangwa se ububiko bw'intwaro bwashyaga. Uyu munsi ikindi nakubwira ni uko abakongomani b'abanyamulenge bari mu bice bya Minembwe nabo inka ziri mu gasozi, imirambo y'inka, imirambo y'abaturage iri mu gasozi kubera ibitero bya drone bikomoka kuri ibi bitero bikomeye cyane byaturutse kuri FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa babyo, ndavuga nka Angola, Tanzania ndetse n'Abarundi. Ibi rero akaba ari ibintu bihangayikishije M23 kubw'iyi mirambo myinshi cyane yakozwe cyangwa se yasizwe n'ibitero bya drone simusiga byatumye Minembwe bayicucuma bakayigira amatongo. Ariko nanone iki gitero cyakorewe i Burundi nacyo kigasiga gitwitse buno bubiko bw'intwaro. Biravuga ko hahiriyemo misile nyinshi cyane zari zikiri mu mashashi zitarafungurwa, hahiriyemo drone zari zikiri mu masashe zitarafungurwa, hahiriyemo za BM24 zari zikiri nshyashya, za zindi za rokete nyinshi cyane zari zitarafungurwa. Ibi ikaba yamaze kugaragara ko yari target ya M23 kubera ko bari bamaze kumenya neza ko hari ibi bikoresho bya gisirikare bibitswe hariya mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwitegura gucucuma M23 cyangwa se n'aba banyamulenge bari mu bice bya Minembwe no mu bindi bice birimo abanyamulenge. Rero M23 nayo ikaba yabikoze mu rwego rwo kugira ngo ihite isubiza inyuma umugambi wabo, ndetse n'ibyo bikoresho byinshi byari bibitswe ngo byitegura kuba byakerekezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitwikwe bitarakoreshwa icyo bisaba. Ibi ngibi nyamara Perezida Ndayishimiye Evariste we yakomeje kugenda ahakana ko bitatewe n'igitero, ariko ngo bishobora kuba byaratewe n'inkongi y'umuriro yadutse aho ngaho, ariko byari ukwidefanda, ntaho byari bihuriye kuko ababibonye babonye ko ngo babonye akantu kaza kameze, Abarundi bo bavuga ngo kaje kameze nk'umunywa w'amazi. Iyo bavuze umunywa w'amazi rero ubundi baba bashatse nko kuvuga umukororombya, cyangwa se mu Kinyarwanda umukororombya ngira ngo murawuzi, kaje kameze ngo nk'umukororombya kaka amabara arimo icyatsi n'ubururu, umuhondo, ngo nuko gasa nk'akamanuka gake cyane, batangira kumva iturika rikomeye cyane, ndetse byagiye biturika bikajya no kure cyane. Urumva hari harimo izo za misile, hari harimo za BM24, urumva hari harimo ibyo birokete byagombaga gusukwa kuri M23 byari bikiri bishyashya, hari harimo izo drone. Ibyo byose byaratikiye biraturika, ari naho hakomotse bya za mpfu z'abaturage bagiye batandukanye baturiye hafi y'icyo kigo cya gisirikare. Abaturage barapfuye, amazu arasenyuka. Uyu munsi rero Abarundi n'abifatanije nabo bagiye kuba bashyingura abantu babo baguye muri icyo gitero cyakozwe na M23 mu rwego rwo kugira ngo basubize inyuma imbaraga zari zigiye kubashyirwaho. Nyamara ibi nabyo byari byakozwe mu gihe muri urwo rukera rw'ijoro ryo kuwa kabiri, ari nabwo abanyamulenge bari bamerewe nabi. M23 nayo ikomeza kugenda ihangana n'ibyo bitero bigiye bitandukanye. Rero ayo ni amakuru ndiye kuba ndambura, ariko nanone andi makuru ndibuze kugera nkugezaho ni uko uyu munsi wa none ndibuze kuba nkubwira ko mu gihe igisirikare cya FDLR cyari kimaze iminsi mike cyane, ndumva cyabikoze inama kuwa mbere, mu masaha yo kuwa mbere bari bamaze gukora inama. Iyo nama yari inama igamije yo kureba icyo bakora. Ubwo Kisekedi yavuga ati hakozwe iki cyangwa se hakorwa iki. Ibi ngibi yabivuze biciye ku mugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC, aravuga ngo habura iki cyangwa se hakenewe iki kugira ngo twikize umwanzi ataratwoga runono, ataradufatana igihugu. Ati ko twakoze ibyo dushoboka byose, tukazana Abanyangora, tukazana Abanyatanzania, tukazana Uburundi, tukajya tugashaka inkunga zose mu mahanga, tugafata igihugu tukakigurisha bwa kabiri Abanyamerika, kandi twari twarakigurishije Abashinwa, tukaba tubona ntacyo biri gutanga, harakorwa iki? Iyi nama rero bari bayikoze bamaze kumenya ko General Sultan Makenga yamaze kugera mu majyepfo, muri Kivu y'Amajyepfo,
ndetse bavuga ko ari no muri tano mu myobo hasi mu ndake ndetse n'amatsinda aremereye cyane agamije kumugaragira. Ibi ngibi bari babimenye ubwo bari bamaze kumenya ko imodoka n'indege bya gisirikare byagiye byerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bamugaragiye bamenya ko ari Sultani Makenga wamaze kwinjirayo. Akimara kwinjirayo, amatelefone y'abamurinda yaba na telefone ze nta sinyare n'imwe bari kubona, babuze na kimwe babona, ariko bamaze kumenya ko umuhungu yazimiriye aho ngaho. Aya mezi yari abaye abiri bagitegereje ndetse bagihangana, bazanye abafite ikoranabuhanga riri hejuru, biranga, bakora igishoboka icyo ari cyo cyose biranga, kugeza ubwo bakomeje gukora inama bakavuga ati niba umuntu amaze amezi abiri ari muri Kivu y'Amajyepfo atagaragara, nta muturage umubona, maneko zacu zarakoze ibishoboka byose bagahiga bakabura uyu muntu yararigitiye muri Kivu y'Amajyepfo, ari hehe? Kuki nta sinyare n'imwe ya gisirikare yabo turi kubona? Ese harabura iki ngo aba bantu tubafatishe? Ibi ngibi rero bamaze kumenya ko bari mu birometero byinshi cyane byo hasi mu ndake zo hasi kure cyane, kugira ngo bakomeze bigarurire ibi bice, ndetse ari gutanga amabwiriza y'urugamba ari hano hafi yabo, ku buryo yibereye hasi mu ndake n'abahungu be bagomba kumurinda. Ibaze nawe umuntu umaze amezi abiri arindiwe hasi mu ndake, nta zuba ntaki, icyo agamije we yaravuze ngo ngomba kongera kubona izuba ari uko maze kugera ku mugambi w'icyo ntekereza kugeraho. Ubu ngubu umujinya ni mwinshi, yamaze gutanga amategeko agiye akomeye cyane. Ibyo nabyo ndaza kuba ngenda mbigarukaho ku mategeko yagiye atanga, ndetse no guhindura intwaro bakoreshaga. Bagomba gukoresha intwaro, yavuze ko bagomba gukoresha intwaro ziremereye kugira ngo bakureho abanyangora, babice babamareho, ndetse n'abarundi babamareho. Yarakaye, yatanze itegeko ryo bagomba kuzana benshi bagiye bakomeye, cyane cyane nk'abajenerali bagiye bakomeye. Abo bose yavuze ati abo ndabashaka kandi simbashaka ari bazima. General Sultani Makenga rero akomeje kugenda arakara, afite umujinya mwinshi cyane. Aya ni amakuru agezweho. Ni ukuvuga ngo ikindi buze kuba nkubwira, bamaze gutegura igikorwa kimeze nk'ubwicanyi ndengakamere, ndetse gishobora no kuzageza FDLR ndetse na FARDC n'aba banyangora ku byaha by'intambara, cyane cyane ko iki cyaha cy'intambara kikazashyirwa kuri Perezida Tshisekedi. Kubera iki? Bamaze kuba bavuga ati niba bidashoboka, muze dufate ibyo kurya tubyinjize mu bice tuzi neza ko bagenzura. Ibyo bice tubyinjizemo ibyo kurya byinshi birimo amarozi, ku buryo bigomba kuribwa n'aba basirikare, bigomba gukoresha uburyo bwose bugomba kuribwa n'abasirikare, bakaba bagomba kuryaho ku buryo bagomba kugenda bapfa kandi bagapfa ari amatsinda manini. Ibi bintu rero byatahuwe ko byavugiwe muri iyi nama, ariko nanone ibi bintu baramutse babikoze byagorana cyane ko abasirikare ba M23 uko barya n'uko babaho ngo ni uburyo bw'ibanga, ku buryo nubwo wakica umwe udashobora kwica babiri, udashobora kwica batatu. Iyi nama yabo isa nkaho yo itapfa kugera ku ntego, cyane ko bigoranye. Aya rero ni amakuru ndi kugenda nkuramburira, ndetse ndibuze kugenda nkusobanurira byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi ndibuze kukubwira byakomeye, noneho byakomeye, byabaye urugamba rudasanzwe. Ndabibutsa ko ejo bundi mu minsi yashize hari abagabo baje baturutse muri za Canada, bafite ibikapu biremereye cyane, baje guhura na Evariste Ndayishimiye, baje kumushimira ngo ibikorwa ari kugenda akora, bamushimira ati rwose turagushimira ko ugenda udufasha ukaturinda ubutegetsi bwa Kigali, ukagerageza kuba wabukumira ngo butatwica ngo butatumara. Ariko nanone icyo twaje kumenya ni uko bariya bari abagambanye ku rwego ruhambaye, bari abagambanyi bagomba kuza bakagambanira General Neva, nyamara we ntiyamenya icyo bari bagamije. Ibi ngibi ntibirasobanuka neza, ariko icyo ngicyo ni cyakomeje kugaragara nyuma y'uko batemberejwe bakagezwa no muri kariya gace kahiriyemo intwaro. Ibyo ngibyo rero ngira ngo General Neva yarabizeye, abereka ko nta kibazo, abageza mu bice byinshi by'ibanga, ndetse akaba ari nabyo byatumye bashobora kuba baragambanye ku mpande zombi, bakaba bamaze gutanga amakuru kuri bene wabo mu buryo bo batatekerezaga ko babukoze, bo babaje ari ibyitso ndetse ari n'abagambanyi.
Ibi ngibi General Neva ntiyigeze abimenya, ntiyigeze abitekerezaho ngo atekereze impamvu aba bantu baje kumushimira nk'aho hari ikindi cyiza yigeze abakorera, nk'aho hari ubundi butabazi yabakoreye, nk'aho hari igice yaba yarabohoye akavuga ati wenda Abanyamulenge ndababohoye mbakuye muri iyi ntambara mbavanye aha ngaha mbashyize aha ngaha, bo akumva ngo baje kumushimira nawe akishima ngo bamukoreye ibintu byiza. Ibi ngibi rero byamaze kuba bigaragara ko ari byo biri kugenda bihindukirana General Neva. Ikindi General Neva yakoze ikintu kidasanzwe ni byinshi cyane, ni amakuru tugenda tugarukaho, aho yamaze gufata urugendo we n'umuhungu we bakajya nanone mu Burayi, aho bari gukekwa ko ashobora kuba hari igihugu kimwe hariya mu Burayi agiye kuba akorana nabo, uburyo bwo kuba basinyana andi masezerano yo kugurisha igihugu.